abantu benshi baba bazi ko iyo mu modoka yawe hano muri tablo handitseho 200 cyangwa 220 cyangwa se 300 ku isaha ariyo speed ya nyuma imodoka ishobora kwirukaho. Nibyo, ariko wari uzi ko se buriya speed y'imodoka yawe yabiterwa nuko amapine yawe angana, ndavuga size ndetse n'ubwoko bwayo. Ku ipine haba ariho brand ndetse na model, ariko hari akantu tutitayeho cyane, inyuguti ziri hano ku mapine ari nazo zituma tumenya ko imodoka ishobora kwiruka ibirometero runaka ku isaha. Reka mbasobanurire. Ipine ifite inyuguti ya F, speed iri hejuru ikwiye kutarenza ni ibirometero 80 ku isaha. Ku mapine y'imodoka yanjye hari inyuguti ya T, bivuze ko optimum speed ni ibirometero 190 ku isaha. Amapine afite inyuguti ya Y yakwemerera kuvuduka kugeza ku birometero 300 ku isaha aho wabuguruka, kandi guhera ku birometero 81 ku isaha imihanda y'iwacu Rwanda ntitwemerera kuyigezaho. Ngayo nguko rero mwasobanukiwe iby'imodoka. Ahubwo n'ikindi mise ntekereza, buriya kwambika ipine y'imbere cyangwa se ugasanga imodoka imwe ifite amapine y'amoko 3, icyo gihe urayizwi ingaraza, ushaka kugira ikibazo mu muhanda. Kumenya nicyo kintu cy'ingenzi mbere yuko mugira ibindi mukora byose.